Umunyarwanda yaravuze ngo isi ntisakaye. Bibiliya bisobanura neza. Salomo arandika aravuga ngo iby'isi byose ni iki? Ni ubusa. Mureke dusenge kugera mu rwego duhinduka amasengesho. Umuntu wubakiwe n'isengesho urugo rurakomera. Sengesho rirakubakira naho umugabo yaba atarakizwa ariko rikaguha amahoro yo kwihangana. Sengesho rirakubakira. Nyirinzara ibuze kwishyuza nimugoroba ukabona arayataje iminsi ikisunika. Sengesho rikurerera abana bandi bambara sipuresi ya 17 ya 20 na 40 uwawe akambara bodaboda agakomeza kukubaha. Sengesho riduhera abantu ubwenge. Abandi biga mu bigo by'ibihumbi 120 primaire 200 300 400 uwawe akigaho batanga 7 agatsindira ku manota yo hejuru kandi nta mwarimu wakura afite kubera isengesho. Sengesho ryaratugaburiye. Isengesho tugasenga amasengesho akagenda agakora ku mitima y'abantu bakazana ibiryo. Igitabo cy'umubwiriza ntihakagira uwirata. Nanjye ibi mbikora mu rwego rwo guca bugufi. Niba manuka nkicara hasi nkicana na mayibobo umwana wo ku muhanda ngasangira nawe, nkafata umwana wanjye w'imyaka 8 n'uw'imyaka 5 n'umwaka umwe nkabazana kubicaranya nabo. Abo bana nabo mbigisha igikorwa cy'urukundo. Manyango byibuze nuzabibona niba natinze kuzana umwana wanjye ubwo arimo arahereza umuntu igikombe uri kwicinda, uri kwishima, uri gukorora, ariko uko guca bugufi nkagira naho mbyigisha abana nkanabazana muri ibyo bikorwa. Nta kindi byibuze nubibona nawe aragira umutima w'urukundo. Kandi ikindi nanone amenye ko ibintu byose bishoboka. Ushobora kuzamuka ukagera mu rwego runaka, ejo ukamanuka, uri hasi akagera gute akazamuka. Ushobora gukira ugatunga. Niba hari umuntu wabayeho mu buzima bwiza nabayeho mu buzima bwiza, ariko mu mezi 3 yonyine nisanga ndi ku muhanda. Ndibuka umuntu wasanze ku muhanda ntoragura 9 yari umuntu w'umuboyi wo mu rugo, ari umukozi wo mu rugo, ansanga mu Kinamba. Hanyuma akaza abandi yokesha brushete n'ibitoki hariya. Arampamagara ngo ninze njye ndaza ndarya. Arambwira ngo nubwo utamenye ariko nakumenye. Umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu. Isu yangiriye neza nkura ku kazi k'ububoyi. Aranjyana mubera umukonvera nyigisha imodoka, amfasha kubona perime. Ubuzima mfite ndabukesha so. Wanyemera nkagukura mu Kinamba nkakujyana iwanjye. Urumva siyo tuba twarirase ku bakozi bo mu rugo ngo kuko dukomeye. Uwo muboyi se ari kungirira neza? Ntabwo ari kungirira neza. Ni kera muri 82. Ibaze data yagize neza muri 82. Umusaza yarashaje yarapfuye yarigendeye. None muri 96 nyuma ya jenoside yarishwe. Muri 96 nibwo anyituye uwo yagiriye neza, nyituye neza se yasizagize. Bivuga rero kugira neza ni bimwe, ibindi kugira umutima w'urukundo cyo ni ikindi. Habwira umuntu ufite nta umenye uko ejo bizaba bimeze. Kandi ufite abana, gira neza. Urubuto rwo kugira neza niyo warangiza urugendo rwo mu isi, ariko umwana watambuka hose asizagize neza. Nicyo nabwira umuntu wese ufite uburyo yuko nta wirata ikigihe kuko abataze ejo uko hazaba hameze. Mbese mu yandi magambo, igihe ntikikakwibagiza ikindi gihe wanyuzemo. Igihe urimo none ntikikakwibagiza igihe wanyuzemo. Ko ntawavutse yambaye inkweto. Twese twavutse twambaye ibirenge, ahubwo ubuzima bugenda buhinduka. Uretse n'ijambo ry'Imana ritubwira kugira neza no mu mbuto 9 z'umwuka, akaba arimo n'urwo kugira neza n'ubumuntu. Ubumuntu muri rusange, umuntu aba akwiriye kugira ubumuntu. Data ntiyagiraga neza kuko ari umukristo. Yagiraga neza kubera ubumuntu bwari bumurimo. None ngengeze naho nanakizwa. Urumva uretse no kugira neza biri mu maraso mu muryango, binikutiraho kuba ndi n'umukristo. Abantu bose muri rusange
dukwiriye kugira ubumuntu, tukagira ubumuntu, tugafashanya. Icyo ushoboye ngewe nashoboye ukakimfasha, kuko nawe ejo hari ikindi azakora. Muri vakansi banjyanaga mu cyaro kugira ngo menyere n'ubuzima bwose, haba namara y'ibyumweru bibiri bakagaruka bakantora. Ubwo urumva iyo nageraga mu cyaro nibwo nabaga nishimye, ko nabaga ameze nk'ufunze, ntaho najyaga, nabaga mu rugo hari umuzamu, hava mu rugo ngiye ku ishuri nemberezwa. Nagize imyaka 10 ntarakurikizwa, ngayibaza akana k'akahungu ku mafaranga na gucyo kadafite muri umuna wako, urumva nariyo bwari ubuzima. Iyo twajyaga mu cyaro rero vakansi, ubwo numvaga itinze kugera, ko nibwo nabaga ndi butembere ndi kumwe n'abandi bana nsabana n'iki. Noneho byakara kantu nari nshyizemo, nari nshatse kwavuga ko nubwo ubuzima bwa bumeze nabi ariko bugoye, wenda mvuge ngo bugoye, ariko ari ukuri, hari aho ugeze kuriye gushimira Imana, ukavuga ngo Mana ugejeje uko rambaye ngushimira. Ntango urugendo bati nujya mu cyaro uzarebe, bazakubwira ati imyanya bavuye i Kigali yateganyijwe, kandi Kigali ari ukurirwa utarasa, utarasa uzi cyari cyose. Ni imvugo zo ku mubumbe urahazi. Mureke dusenge kugera mu rwego duhinduka amasengesho. Dusenge tujya tugenda ari isengesho, ariko haleluya, tujya tugenda ari isengesho rigenda kubera amavu. Kwibuka kuba mama ugomba gusenga kubonsa n'amashereka, agahura n'imisemburi, imisemburi igahura n'amashereka, byose bikivangana n'isengesho, ku buryo umwana umukubita ishereka ryaveye mwana, ibaza uvuye hano ukahita uri kubita umwana, ticakira mwana wanjye mvuye muri veye. Haya twumvikana, none uyu mwana yakura kimwe na mama uvuye mu gisimenti. Abana bakura mu buryo butandukanye. Mwana wakuriye ishereka ririmo suruduwiri, ririmo kambuca. Mwana wakuriye ibere ririmo icyuma. Mwana wakuriye ibere ririmo umumanura, gari inzoga zaje zitwa utuginga. Mwana wakuriye ishereka ririmo akaginga. Hako ibaze nawe umuntu ahagaze kuri kontwara avuga ngo mpa akaginga. Ko se umuntu umwe akaginga ahinduka iki? Umuginga byari kize. Hari abana turenganya. Basengesha arandambagirije amunkumi nzi. Somozi yari kunyemera ateze. Namurushaga imyaka 13. 13, umwana muto. Simvuga kuburanga ko yari mwiza, ndavuga ku mutima. Umuntu wanyemeye yari mwiza. Neshejwe. Kubera isengesho namugejeje mu rugo, ntiyabona ko yibeshye, arategereza imyaka 11 kugira ngo abone ibiryo. Umuntu wubakiwe n'isengesho urugo rurakomera. Umuntu wubakiwe n'isengesho urugo rurakomera. Abagabo b'ibigoryi bajyaga baza kumutereta, ariko akavuga ati hoya, nubwo turi abakene hari icyo Imana yamuvuzeho, none ubu yitwa mama pastor. Byavuze urabyumvishe mama? Uretse na ya hano ugomba gutura mu buzima bwo gusenga ibihe byose. Urumva papa, niba uri n'umukanishi ujye ukanika kuvuga ngo Yesu, ubwo urimo urafunga ibura izina rye. Niba urimo guteka akawunga ujye usonga uririmba tugiye iwacu. Niba utwara moto hengeka muri rompu uvuga ati aba Yesu bishi, utwara uririmba, uhinduka amasengesho, ugenda ari amasengesho. Kandi mbabwira, iyo amasengesho abaye menshi arafata. Data batabare, data batabare, mubona ubutabazi buvuye ku Uwiteka. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Muzamure ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Imana iduhana umugisha mwinshi. Twese dusome igitabo cya Esiteri, igice ni icya 4, duhere ku murongo
wa 14 twumva icyo Uwiteka avugana natwe muri iyi veye, muri iki gitaramo cyiza cy'amasengesho cyo gusenga. Ngiye kuvuga hejuru y'ijambo ryo gusenga, ubundi dusenga Imana. Akenshi ntabwo kuba umuntu agiye turabizi bivuna umutima, ariko kandi ikidukomeza ni ukugira ibyiringiro by'aho agiye. Ndi umwe mu bantu bashobora gufata urupapuro bagasinya, nkasinyira ko THEOGENE yagiye mu ijuru. Ni ibintu bitari bisanzwe muri we. Araturirimbira ngo tuzajya mu mwuka rimwe, ngo tuguruke mu kanya gato, ngo tube twarigezemo. Arangiza araribyina ngo ryahumuye. Niko yatuvugiye. Ryaramuhumuriraga. Ariko nubwo tuzagenda mu kanya gato, ngo ndagira ngo mbabwire ngo tuzambuka Yorodani. Reka mabwire urupfu ruraryana, ariko kandi ruzatugeza mu irembo. Mukristo wese nga wiyeze utazageza ejo mu gitondo, nabibonesheje amaso yanjye. Ariko ikinezeza muri uru rugendo rwo hagati duhuriramo n'ibyo byose, Yorodani tuzayambuka tugera iwacu, aho badapfa, aho batarira, imfubyi n'abapfakazi batazagera sagungirira gutya. Muhumura bera, tuzata kugira ngo tubasabe uwaba yumva yatanga ubuhamya kuri THEOGENE yagira icyo amuvugaho. Turatekereza ko umunsi wo gushyingura bishobora kutazakundira abantu bose kubona uwo mwanya. Yabisaba nyuma tukaza kumurebera umwanya waboneka tukabikora, twaba tutabikoze ejo tukaba twacumbukura nawe tukawumuha uwo mwanya. Ndagira ngo rero dukomeze dutarame kandi dukomeze dususurutsanye. Turizera neza ko Imana ikomeza kubana natwe. Nyuma yo kumva izi ndirimbo, ndagira ngo twongere duce bugufi. Ni igihe cyiza cyo gukomeza gusenga Imana, tuyiragiza uyu muryango, dusaba imbaraga kuri buri wese muri twe. Naho umuntu yakumva ko agize, ariko ku munsi wa THEOGENE ntekereza ko nta muntu uri hano ukomeye uretse gusaba Imana kugira ngo ikomeze kudukomeza no kugira imbaraga zindi dushyiramo kugira ngo tubashe kwakira no gufata iki gihe turimo tugikomeze. Nibyo abantu bagenda bagira ibibakomeza bitandukanye. Ku giti cyanjye nimugoroba naraye mbivuze, ntabwo ari uko mfite imbaraga nyinshi, ariko mfite ibinkomeje. THEOGENE tumaze iminsi turi kumwe, ariko aya mezi nk'abiri atambutse nayabonyemo THEOGENE utarubona ari nsanzwe nzi. Yagize imbaraga nyinshi, agira ububyutse bwo mu mutima kandi no ku mubiri arabigaragaza. Korera Imana mu buryo budasanzwe. Tubona ko umuntu wese yibazaga ikizakurikira ibihe THEOGENE yari afite. Hari abantu bamwe b'inshuti z'ejo bagiye bampamagara bambaza amakuru ye, nkagerageza kuyabaha, nkumva barongeye barakomeye. Ku bantu b'Imana, ku bantu bakoreye Imana, akenshi ntabwo kuba umuntu agiye turabizi bivuna umutima, ariko kandi ikidukomeza ni ukugira ibyiringiro by'aho agiye. Ndi umwe mu bantu bashobora gufata urupapuro bagasinya, nkasinyira ko THEOGENE yagiye mu ijuru. Haleluya.
nabisinyira muri iki gihe kisingira amezi 2 THEOGENE yabaye THEOGENE mushya. Nizeraga ko mufasha we ntabwo ntekereza ko yari yagira imbaraga, ariko ndabizi ko ari umuntu ukunda gusenga Imana, abana n'Imana. Abandi mugoroba nababwiye ngo bazaganira nawe muzasanga hari ibimenyetso bari babitse.